wari uzi ko WhatsApp yawe irimo agasetting gatuma telefone yawe yuzura vuba kagatuma na data zawe zishira vuba kandi wagakwiye kugafunga ntihagire icyo kangiriza muri WhatsApp yawe. WhatsApp irimo setting bita media visibility, downloading ibintu bigahita byibika muri galeri ya telefone yawe, ndetse iyo iri kubidownloadinga niko na internet ya telefone yawe ibiri gushira vuba. Fata telefone yawe nkuri ku buryo wagafunga. Uraza kuri application ya WhatsApp, uze kuri tudomo dutatu, uze hano muri setting, scrolling, ushaka hano handitse chats. Urabona aka kantu kanditseho media visibility. Kano kantu kanditseho media visibility nusanga gafunguye ugafunge. Aka kantu cyo gasobanuye ni cyagihe igihe bohereje amafoto na video kuri WhatsApp yawe, wenda muri groupe, uzika abantu benshi tuba mu magroupe atandukanye. Ayo magroupe hari igihe baba bari koherezamo amafoto cyangwa video. Ibyo bintu iyo kano kantu gafunguye bihita byibika muri galeri ya telefone yawe. Iyo biri kwidownloadinga rero biri kugira ngo byibike, icyo gihe megabyte zawe ziba ziri kugenda kandi ziba ziri kwihuta cyane kuko ziba ziri kudownloadinga ibintu biremereye cyane cyane nk'iyo boherejemo video. Icyo gihe storage ya telefone yawe ibiri kugenda iruzura. Aka kantu rero gafunge igihe bakoresha amafoto kuri WhatsApp cyangwa video nka guca bakakohereza amafoto kuri WhatsApp. Uzajya urakanda kuri iyo foto, ugende hano usavinge ahangaha, ukande save, usavinge ibyo ushaka, ugende urebe n'ibindi bigufitiye umumaro, naho ukande hano usavinge ibyo ushaka. Byose ntibyisavinge utabishaka, icyo gihe telefone yawe biri kuzura. Aka kantu nimba kagushimishije ndabizi kaba muri WhatsApp zose urakabonye, byandike muri komenti. Nimba hari n'irindi somo ushaka ko tuzigaho ubutaha, ubyandike muri komenti tuzarirebaho. Ntiwibagirwe kumfollowinga. I'm here for you.